Imana ishimwe ko turemeye umunsi mwiza w'umugisha aho maze iminsi muri mu bitekerezo byacu tumusengera dusaba Imana kugira ngo izabane natwe dushima Imana ko imusohoje. Hanyuma reka twakirane kamere ku muyobozi wa gahunda n'umuhaye ikaze nawe adusoze tumwakire. Haleluya, 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 haleluya. Hanyuma reka twakire abashumba hari imbere bazanye na korali y'abashyitsi. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Amazina yanjye ni Uwizeyimana Onesifore, umupasitori w'Isumba, aho korali Isezerano yaturutse, umushumba w'itorero paruwasi yitwa Sumba. Dushimiye Imana yatumye tugera hano, ko twaraye, ko twaramutse, ko twaje, ko twageze hano. Tubishimiye Imana mu izina rya Yesu. Korali Isezerano duhaguruke dusuhuze itorero ry'Imana. cyangwa se agatura mu nzu za hano hepfo ufite abaturanyi beza ugasanga wakase nka pasiteri noneho ko agatari gifite igitaramo ku cyumweru muzaze muri konseri ko dufite konseri mugoroba umuntu azavuga ngo reka nze rero muri bya biro bya pasiteri rero gisanga umuntu yaje muri ibi birori avuga ngo yitabiriye ibya pasiteri abaje babyitabiriye muri ubwo buryo nabo bibyo bikaze mu izina rya Yesu. Amen. Yego, reka hanyuma twakire hano umushyitsi mukuru yageze, reka yegere imbere hano dusuze tumwakire iteraniro. Ashimwe. Haleluya. Nitwa Uwimana Ange Victor, nkaba ndi umukozi ushinzwe discipleship ukorera ku biro bikuru by'itorero ADEPR. Ni ijambo rishya abantu bamenyereye Dave, icyitwaga Département d'Evangelisation et Vie de l'Église, ariko ntabwo kiriho. Ubwo rero naje muri uyu munsi mukuru agarariye umushumba mukuru w'itorero ADEPR wagize imirimo myinshi ariko bimukundiye ushobora kunyabuga, ariko simbyizeye neza kuko kubera gahunda nyinshi zihari. Ndanezerewe mbonye korali Isumba. Nibuka ko hari kuwa gatandatu mu kwa gatatu kwa 2020 nari mfite ubutumire bwo kwigisha mu kigo cy'amashuri cya Sumba, hanyuma ku cyumweru nkigisha mu iteraniro. Uwo munsi nibwo habonetse umuntu ku mugaragaro, umuntu wa mbere wari ufite ubwandu bwa COVID. Nuko nijoro rero haboneka itangazo rivuga ngo guterana ntabwo bigikuze, nuko duteranira mu rugo hafi aho ngaho. Ubwo rero Imana ishimwe ko twongeye guhurira hano. Yesu abahe umugisha. Azariza bidata abantu bamugisha muri natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Imana bamugisha. Murakoze. Nitwa
nitwa Innocent Ntwari, umunyeshuri uhagarariye abandi muri uyu mwaka. Ndagira ngo ntangira bashimire, by'umwihariko nshimira abashyitsi badusuye. Aha ni ndavuga badusuye kuko numva ko ari iwacu, kandi muri se nanjye ubwanjye ni iwacu. Ubuyobozi bw'abantu turimo n'abanyakubahwa b'abaposite n'abanyakubahwa bacu bari hano, abanyakubahwa bashyize mu nzego zitandukanye batugendereye uyu munsi, abanyamuryango beza basabwe n'abanyabwenge, inshuti z'umuryango. Ndagira ngo basabe muri uyu mwanya w'inyemereye itegure kwakira umuyobozi urimo kino gihe uyoboye sekuru y'abanyabwenge azi kutugezaho inshamake y'ibikorwa byakozwe muri manda igihe kingana n'umwaka. Hanyuma umuyobozi nkaza gusaba aze kutwemerera, aze gushimira abafatanyabikorwa badufashije kugira ngo ibikorwa byose bigende neza. Hanyuma kandi ntaze kubura kwakira perezida mushya ku nshingano. Nyuma yaho namara gukora ibyo, turaza kwemerera umushinga mukuru ashimire imiterere y'igihe kandi anasengera mu gihe yibwira agashidikanya ko aza kubikora agana igihe intore yatoreza muri Kristo Yesu. Reka tunamuhe amashyi twakira. Ariko ijambo ushaka kuvuga ni ijambo nifuriza umuntu wese uri mu murimo uri hano n'undi unyumva. Ni ijambo yasubije uwahawe itarani 5 n'uwahawe itarani 3. Yaramubwiye ngo nuko mugaragu mwiza w'indahemuka, ubwo wabaye indahemuka muri bike nzakwegurira byinshi, ngwino turishimana. Yaravuze ngo ninjira mu munezero bashebuja. Ndashaka gushimira cyane komite isoje umurimo yari hano muri sebi y'Abanyabugenge. Igiye kubasaba begere hano uhereye kuri perezida kugira ngo tubanze tubashimire, nitumara kubashimira tubone no gusengera n'abandi. Turi hamwe begere hano, turashaka kubashimira umurimo mwiza bakoze. Mwihute begere hano imbere kugira ngo tubashimire. Ndashaka kwihutisha cyane ko mu mwanya muto dufite natwe dushaka kugira indirimbo nke twumva rwagisesero natwe turagikumbuye. Turashaka kubashimira ko mwabaye indahemuka, mwabaye abagaragu beza, mwakiranutse mw'ibiki. Mwumvise raporo baduhaye y'ibyo bakoze mu ivugabutumwa, gushyiraho uburyo abantu bakiga ijambo ry'Imana, bakiga kandi inyigisho zikenewe, agakiza n'ubuntu, bakiga kugaruka kwa Yesu, bakigisha urubyiruko ibijyanye no kubaka ingo, bagafasha abakene, bakubakira amazu abatishoboye, bagatanga impamvu. Hari aho negeze njya kubasanga bari mu giterane, bari kubaka iriya nzu, bagiye kubaka, bagiye guha impamvu abana muri Ecole de Dimanche. Bagakora na bya bikorwa bindi, bya bikorwa byose babikora ari n'abanyeshuri biga umunsi ku wundi, baharanira gutsinda, ariko nabwo bakagira n'iya accountability, kumva ibyo bakora babisobanurira abantu. Rero bakagura ibyuma, bagakora za ngendo, bagakora ibikorwa bya healing. Mureke rwose aba bantu dukomere Imana amashyi. Tunabashimire, dushima umurimo mwiza mwakoze, kandi uyu munsi musoje imirimo mwakoraga hano muri komite ya sebi. Ariko icyo mwakoraga yari experience. Mwarigaga, mwari mu gutegurwa. Iyo tubarebye tubona mufite impano ikomeye yo kuyobora, yo gufasha itorero. Ubwo mubasha gufasha abangana gutya, bamwe murangije kwiga
hano ariko aho mugiye mu ndembo n'amaparuwase no mu matorero aho mugiye gukora iyi mpano y'ubuyobozi, iyi mpano yo gutekereza ibikorwa bishya, gutekereza ya mishinga ya za papeteri, gutekereza ya mishinga ya za SMS n'ibindi mwagiye muvuga byaba mwagiye mvuga ko bafite ibintu bishya mwabyumvise. Niyo mpamvu nk'itorero mu bintu turi gushyira imbere ni ukwingenjinga abantu bakiri batoya mu buyobozi, the next leaders, kubera ko bafite ibisubizo bya challenges za none kurenza uburyo twabishakira kera. Turashaka kubashimira umurimo mwakoze, twabashimira cyane mu izina ry'itora ADPR ndetse n'abaposte sepiye, kuko nanjye ni umuposte sepiye, n'abandi bayobozi ba sepi bari hano mu izina ry'abashumba no mu izina ry'ababyeyi banyu, kuko nabo bamwe bari hano. Ndabyibuka umunsi tubasengera ababyeyi banyu bari baje, turashaka kubashimira rero ko mwabaye indahemuka. Gukiranuka muri bike ni uko iyi si yuzuye ibice gusa, no one is satisfied here. Iyi si yuzuye ibice gusa, umuntu ubasha gukiranukira muri iyi si aba akiranukiye muri bike. Yego, mbega iyi si ikiranga ni uko ibyayo ni bike. Umuntu ubasha gukiranukira muri iyi si akaba umugaragu mwiza wa Yesu namwakira azamubwira ngo wowe wakiranukiye muri iyi si yinjira kwa Data mu ijuru hari isaha. Rero nicyo tubifuriza kugira ngo ubwo uyu munsi musoje hano kandi ari byiza, mufite raporo nziza, muzanasoze n'urugendo rw'ubuzima bwanyu, muzasoze neza mu nshinga muzahabwa mu kazi, mu buyobozi, mu itorero, mu gihugu n'ahandi, ku buryo umunsi Yesu azabakira azavuga ngo nuko bagaragu beza mwakiranutse muri bikeya. Tugiye kuba certificate twateguye mu itorero, Ange yagiye kumfasha, twabateguriye kubashimira certificate twateguye. Impamvu tuyitegura tukayibahereza ni uko nubwo musoje hano ariko mu buyobozi bwa ADPR twabasigaranye nk'abayobozi. Iyi certificate muhawe n'umushumba mukuru arimo kubashimira, arimo no kubabwira ngo we have trust in you that you can do something better for the church, for the local church. Aho muri ugende wibaza ngo imyaka namaze iyo wawise ni gute Nyarugenge, Remera, Uburasirazuba, muri paruwase yawe no mu kindi gihugu uzajyamo, ni gute nakoresha ya mpano ndushaho guteza imbere ubwami bw'Imana. Amagambo yanditseho mwese arasa, ndasoma iya perezida gusa iravuga ngo well done. You good and faithful servant, said his master, you have been faithful in managing small amounts, so I will put you in charge of large amount. Come and share my happiness. Ubwo mwashoboye kuyobora abangaba ukabayobora neza, Imana itungamo kubaha benshi. Haleluya. Ubwo bashoboye kuyobora ziriya miliyoni 6 bakaziyobora neza, Imana ifite umugambi wo kubana amabanki mukayobora. Ubwo mwashoboye kuyobora abana basore n'abakobwa batoya, Imana ifite umugambi wo kubaha byinshi mukabiyobora. Rero iravuga ngo the Pentecostal Church of Rwanda, ADPR, is hereby granted you to thank you, Irambona Aime, in the recognition of your ongoing contribution for being a faithful Christian in CPUR Nyarugenge when you were president during the year 2021-2022. Buri muntu wese twamuteguriye certificate yo gushimira mbere kuri perezida kandi mwabibonye iyo biga byose mwakoze warakoze cyane. Aime, may God bless you so much. Kandi tunashimire Ingabire Philbert
wari vice president wa mbere nawe yigira hano tumushimire Ingabire God bless you so much. Dushimire Karim wa nawe vice president wa kabiri Karim. May God bless you. Well done. Kandi tunashimire Ivyishaka Kaisimbi El Gator wari secretary. Thank you so much. Well done. Let's say thank you to Naomi. Naomi wari Mwitsi. Well done. Thank you. Kandi we would like to recognize Teogene wari advisor. Teogene, well done. We would like to say thank you. Once again, we would like to recognize Samuel, I was advisor. Samuel, well done. Thank you so much. Let's recognize once again Sophoni, wari advisor nawe. Sophoni, Okosmoisa, well done. Thank you so much. Kandi turashimira Jacques nawe wari advisor. Jacques wakoze neza. Thank you so much. Well done. Tufatanye dukomere Imana amashyi. Mwiza rushimira Imana kubwabo bagiye rero gakoze cyane giye guhamagara abayobozi komite nshya tugiye gusengera. Aba bantu bafite umurimo munini cyane day one days and night. Bagomba nijoro, bagomba kwiga, bagomba gutsinda, bagomba gukora inama nijoro, bazikora muri niba turi mu cyakare. Bafite umurimo ukomeye cyane, na niyo mpamvu gakoze cyane. Bagizwe Hagimana Jean Bosco, niwe perezida mushya watowe. Kandi niyaduhamagaye Fiac, niwe vice president wa mbere. Kadusabe mwene Gitare Israel, vice president wa kabiri. N'umwanditsi w'isezerano Mutumwinka Naomi. Sangwini Muhoza natambuka se Sangwini Muhoza. Abajyanama harimo Ndayisenga Jean Lottier, Lucien Nyiranekura, Sophoni Nyirimana na Tingiro Samuel ni batambuke kugira ngo baze. Ndasoma imirongo ibiri as they come. Matayo bice 9 murongo wa 37 Matayo 9 bavuga ngo abonye iyo mbaga y'abantu abagiriye impuhwe kuko bari bashobewe kandi bananiwe bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa bati dore imyaka yeze ari myinshi nyamara abasaruzi ni bake. Nuko rero nimusabe nyir'imyaka yohereze abasaruzi mu murima we.
muri iki gitabo n'ubundi butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu bice 28 niho Yesu avuga umurimo ukomeye mu 19 babona uko nimugende muhindure abantu mu mahanga yose babe abigishwa banjye mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera mubigishe kwitondera icyo bategetse byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Amen. Bene Data mwabanwe kugira icyizere cyo gukora umurimo muri Matayo aho nasomye bwa mbere yusomye mu bice 8 niho nabonye inkuru numva irambabaje numva inateye isoni niho nabonye abantu bakoze inama yo kwirukana Yesu mu bice 8 ni mu gihe mu bice 8 bya Matayo iyo usomye ibyo bice 8 ni mu gihe Yesu yari amaze gukiza abantu barwaye abadayimoni mu kubakiza b'abadayimoni bajya mu ngurube zari ku musozi bagiye muri za ngurube zari ku wa musozi ngo ni ahantu bita Igadara babashumba bazantama bajya kubwira abo ku musozi ko abarwayi bari bafite ku musozi wabo baregeje n'abadayimoni bakize ariko banababwira ko n'ingurube zabo b'abadayimoni bazigiyemo bajya mu nyanja. Noneho rero muri icyo gice niho usanga abantu bishyize hamwe umurongo wa 33 ngabashumba bazo barahaguruka bajya mu mujyi batekereza abantu byabaye byose n'iby'abantu bari barahanzwe n'abadayimoni bakize nuko abatuye umujyi bose bahurira Yesu babonye baramwinginga ngo abavire ku musozi baramwinginga ngo bigende gute abavire ku musozi kubera iki nubwo abantu bakize ariko byakoze ku ngurube zabo. Rero hano hari ikibazo cy'abantu bakunze ingurube zabo kubera ubugingo bw'abantu. Rero kugira ngo abantu bakire muzendere ingurube z'abantu zigende ariko abantu bakire. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbega muzendere abantu bashaka kumara ingurube zabo ariko dukeneye gusenga tukagira abayobozi bemera ko ingurube zigenda ariko abantu bagakira. Yesu yarabonye bamwirukanye mu bice 9 nibwo yavuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake mwinginge y'ibisarurwa yohereza abasaruzi. Uyu munsi mucyo twifuza gusabira bene Data nuko uyu murima wa Yesu witwa Yuwara Nyarugenge uyu murima ni mugari urimo ibisarurwa byinshi umusanemo umutima wo gushakira Yesu isarurwa. Yesu ashimwe cyane. Umusanemo umutima wo gushakira Yesu isarurwa kandi icyo ngicyo binajyanye n'ubutumwa Yesu aduhereza amukomishoni biyo ni kubatuma nk'uko Yesu yaduhamagaye. Matayo 28 Yesu agiye gutuma mufite ibikorwa byinshi bitandukanye ariko mureke igikorwa kijya imbere y'ibindi kibi cyo gutuma abantu bamenya Yesu. Ivugabutumwa bituma bagwe bacuka abantu babe mu busambanyi babe mu biyobyabwenge ibyaha bitandukanye byangiza ejo hazaza h'abantu. Bayobozi ba sebu mugiye kuyobora umwaka mu bintu muzirata usoje manda muzirate
bitanu mugomba kwitaho cyane kugira ngo mube abayobozi beza bazahindura kandi bazakora umurimo wo kubaka ubwami bw'Imana. Ibyo bintu bitanu tubigereranya n'iki kiganza gifite intoki zingahe? Intoki eshanu. Urutoki murwita gute? Urubanza murwita gute? Agahera cyangwa murwita gute? Meme. Urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane, urwa gatanu. Izi ntoki eshanu rero urwa agahera cyangwa meme nubwo ari urutoki rutoya, ariko abahanga bavuga ko kimwe cya kabiri cy'imbaraga z'iki kiganza ziba muri runo rutoki. Kugira ngo rero mube abayobozi beza bazakora uyu murimo, mu bintu byaranze Yesu byatumye n'uyu munsi wa none izina rye tubivuga ni uguca bugufi. Ikintu cya mbere ni iki? Humility. Be humble. Kugira ngo abantu bakore umurimo perezida uko ukeneye kuba humble, kugira ngo basengere, kugira ngo bane nabo dukeneye kuba abayobozi baciye bugufi. Guca bugufi kwa Yesu nibyo byamuvanye mu ijuru. Guca bugufi kwa Yesu nibyo byatumye ku manywa y'ihangu ajya gushaka umusambanyikazi. Guca bugufi kwa Yesu niko kwatumye areba mu giti ashaka Zakayo. Guca bugufi kwa Yesu niko kwatumye ajya ku kidendezi gushaka umuntu umaze y'imyaka yarabuze mwene wawe. Dukeneye abayobozi bafite umutima uciye bugufi. Humility. Abayobozi beza: Bosco, Fiacre, Israel, Naomi Sandrine, Jean Dodier, Lucien Sofoni na Samuel babifuriza ko musabaranga musarangana humility. Iyi humility ituma mufatanya, ituma habaho partnership, kuko humility ituma perezida amenya ko impamvu babaye sekreteri ni uko hari udashoboye. Bituma muba team, mukorana, bituma mugendana, mushyikirana, bituma mwakira ibitekerezo by'abandi banyeshuri, bituma mukorana n'abandi, bituma mwubaha inzego. Kubera iki? Muzi ko Imana itabatumye mwenyine. You need to be humble. Cyambere ni ikihe? Humility. Cya kabiri, urutoki rwa kabiri dushyiraho impeta turwita ka urutoki rw'urukundo. Cya kabiri rwo mukeneye ni urukundo. Ugomba hari ibintu ugomba gukunda bitanu. Cya mbere ugomba gukunda ijuru. Ntabwo ushobora kujyana abantu mu ijuru mutari kumwe. Bayobozi mu bintu muzasengera musabe tubashaka gukunda ijuru. Cya kabiri mugomba gukunda igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo abantu bazaba Kristo beza nuko bakwiye kuba banakunda u Rwanda. Icya gatatu mugomba gukunda itorero. Impamvu abantu bahamagaye bakaza mutaza kubishyura nuko bari mu itorero. Iyo batarimo kugira ngo abantu bazi mubicaze hano umunsi wose, ntabwo musabe muhamagaye nk'itorero ryo hanze y'urusengero amafaranga mwagishyura ngo yize. Ariko abantu bateze bafite nijoro bambaraye iniforme bazana icyuma, ubu ngubu nuko bari mu itorero. Rero musaba itorero, ikunde nanjye kuba ndi hano mu itorero bazirikana mu kuba naje. We love you so much. Icyakane ugomba gukunda. Iyo twavuze gukunda ijuru ni ugukunda Imana, ni ugukunda Yesu, ni ugukunda icyo mu ijuru. Hari ibintu mu ijuru batanga utazabona hano mu isi. Rero iyo ukunda ijuru urabibona. Ikindi gukunda igihugu, ugakunda itorero. Icyakane mugomba gukunda imiryango yabo mukayisengera. Ntukabe ntabwo ari umuyobozi w'ikigo bekiwanyu. You can't be a good leader. Mbega kugira ngo ube umuyobozi mwiza ni uko umenya kuyoborwa. Umuntu utazi kuyoboka ntabwo amenya kuyobora. Ni muri stable, niba muri stable ni umuntu ugira amakuru ufunga umutwe, sibyo? Mbega niba nutumva umuyobozi wa fakulite, nutumva umuyobozi wa kaminuza, umuntu utazi kuyoboka ntamenya kuyobora. Umushumba wa Paruwasi ntabwo uhamagara akubwira ati twabigenje gutya, ukavuga ati ngende perezida. You can't be stubborn and come a good leader. No. Urukundo rero ugomba gukunda umuryango, kandi noneho ikintu ugomba gukunda Imana.
nunararije nimunaca mu gitondo niwumva abana gusunitse uzaha Imana icyubahiro bagutesheje umutwe uzavuga ati Imana ishimwe ko yagiriye icyizere ubona n'umuntu basunika uzi impamvu ni uko ubungubu umwaro wawe mu bantu benshi rero ugomba kubakunda ugakunda umurimo kurara ijoro kwawe kunanirwa kwawe and you don't complain but you enjoy kuba muri abahinzi ntabwo mukwiye kubifata nka burden n'umutwaro mukwiye kuba umuhinzi ukwiye kuenjoyinga kuko ati Imana ishimwe ko muba yagiriye impuhwe yagize abafatanyabikorwa b'umurimo w'Imana nanjye ndimo Yesu ashimwe cyane igihe cyose yo n'umurimo nubwo navunika nubwo nananirwa nubwo hari abantu I enjoy it biranyohera ndavuga ngo impamvu yazo uko Imana yagiriye icyizere rero nimugura n'izo ngorane mukunda umurimo muwusengere umurimo impamvu Imana ibashyize hano ni uko hari ibibazo hari ingorane ni uko hari ibinanije yaba nta bibazo biri hano ntabwo ari ubuyobozi si umuntu ujya gukora urutonde rw'ibibazo ni umuntu ujya gushaka ibisubizo I sometimes address the leaders bagira umuyobozi asa kundeba asho kumbwira ibibazo tutakorera umubwira ati impamvu twagushyize ni uko byari bihari I know ahubwo twagushyizeho gushaka ibisubizo rero kuba abayobozi si ukujya gukora a list of challenges ahubwo go and find solutions mugiye kuri bya bintu bababwiye hariya bya bibazo bababwiye hariya don't make a very long list of challenges ahubwo muri next presentation usabye ko bya bibazo twasanze we come with 10 responses aho ibisubizo 10 byadufasha urutoki rwo gukunda iyo twagize urukundo rworoha rwa gatatu urwita gute usumba zose urutoki rero usumba izindi hey friends hey guys uko usanga usumba abandi bivuze inshingano bivuze risiki nkawe akazi yego ukeneye kumenya ko ahari inshingano kuba umuyobozi mu rwego rw'inshingano uko usanga usumba izindi ntoki bivuze ko wahawe inshingano bivuze ko hari ibyo ubazwa bivuze ko bakubona imbere y'abandi nihagira n'abanyeshuri bakora ikosa bakayakora iwabo ukumva hano muri fakirite bakaguhamagaye ubuzima baguhamagaye ni uko ngiye gusumba izindi ntoki si byose rero usanga ujya ngo wowe impamvu ni uko bahawe inshingano urutoki rwa gatatu rwa kane ni uruhe ubu mu rwego gute uko bitarukwa ko rero urutoki nibwo dukoresha twerekana icyerekezo iyo umuntu akubaje ngo iriya ni he dutunga mu ntoki nta muntu wakoresha agahera ashaka kwerekana aho umuntu agiye n'ubu bakoresha si byo rero kugira ngo mukeye muzasoze umwaka neza mukomeze muri bimwe abandi bicantege bihari ibananiza bihari ariko be visionary leaders mukeneye kugira vision mukeneye nawe kwibaza ngo ko basoreje hano ko uyu munsi baduha ubuyobozi ba eme hari ibyakozwe twebwe mandate dufite mu mwaka utaha n'ibindi be visionary leaders murebe imbere ndategetse igitondo Yesu ashimwe cyane mukomeze kugenda nimunahura n'ibintu mushaka murabizi muzahura n'abantu babaca intege ariko nta muyobozi uhamagaye kujya inyuma wahamagaye kujya imbere muze kujya imbere rero ndabifuriza ko uyu mwaka mutangiye w'abayobozi bashaka icyerekezo bamenya inte tugana igishya tuzakora iki urutoki rwa gatanu rutamute nyamfinyiraso rero urutoki ni urutoki rwitaho ni urutoki rwo kwigumbura igihe cyose iyo uhuje intoki rwo bita ko rwitandukanya n'izindi yego noneho kugira ngo ubushyire ku zindi bisaba imbaraga niyo ukuyemo imbaraga utabwigumbura n'ukuri siko bigenda rero abayobozi beza ndashaka kubabwira ngo ntabwo bahagarara ko nta challenge zihari bizabikura ko birahari will pass the challenges hari abatazabumva
hari abatazashyigikira ibitekerezo mwatanze, ariko nubwo byaba bihari mukeneye gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo ibyigumura bikomeze nabyo bifate icyerekezo mu izina rya Yesu. ariko mbone gusoza mbwira ngo mujye kuyoborwa, mbabwira ngo nawe mwiyoroshye, sibyo mwiyoroshye, sibyo se muzi impamvu mugomba kwiyoroshya ni uko ababene data bagiye kuyobora ni bene so bafatanije. hari murabona iyo abantu bari mu ngobyi bagiye guheka, ingobyi bahekamo ari bangahe? ari bane. igihe kimwe rero hari igihe abantu bagiye guheka umurwayi bafite urugendo rwa kure nta basimbura bafite, kuko iyo ari bane bagiye kure bagira n'abagenda babakira. none bamaze gushyira umurwayi mu ngobyi ari bane gusa nta musimbura, batangiye kugenda bageze hagati mu rugendo rwa murwayi atangira kujya yinyagambura yigoronsura mu ngobyi kandi ko yinyagambura yigomba burya bwakuru. none baje bafata ingobyi bayishyira hasi, baramubwira ati wa murwayi rero niwiyoroshye dore nta bahisi. wa murwayi we niwiyoroshye dore nta bahisi ufite. rero namwe abanyeshuri, aba bantu bafite inshingano nyinshi z'amasomo, za kati, z'ibizami, nabo bafite inshingano nk'izanyu. namwe mwiyoroshye rwose, mwebwe abantu bagorana, niba bahamagara muri gahunda mwitabire, mwe kuzamura ibiciro rwose mwiyoroshye, uyu nawo muborohereze kuri Yesu kugira ngo bafashe umurimo w'Imana. ndashaka gusoza mbashimira, tugiye kubasengera, ngiye gusaba abapasitori bari hano n'abavugabutumwa begere hano, turanasaba n'abari muri komite ya se namwe muze mwe mugiye gupfukama kugira ngo tubasengere ku Mana. kandi Imana ngiwe umurimo yaravuze ngo nzaba ndi kumwe namwe, yaravuze ngo nzaba ndi kumwe namwe. icyo tubasezeranya ni uko bwose bw'itoro turi kumwe namwe tubashyigikiye. icyo tubasezeranya ni uko Yesu ari kumwe namwe, ni uko ijuru riri kumwe namwe, ni uko mufite sapoti yose. mukomeze mubereye neza ubwami bw'Imana, muzabona umugisha rwose. uyu murimo watangiye hano amaze imyaka itangiye kandi tushira ko wagiye wagura, wakoze imirimo n'ibikorwa bitangaza bikomeye. abantu bagiye basimburana kandi ko basimburanye bagiye gukora uyu mwanya tukuzaniye ababyeyi data, twabakuzaniye ngo bagire neza, tubasabiye amavuta, tubasabiye imbaraga, kandi tubatewe umugisha no kutuye n'ababeho mu izina rya Yesu Kristo. tubasabiye ubwenge, tubasabiye ishurirwa, tubasabiye ubumwe n'ubufatanye, tubasabiye guca bugufi, ubakoreshe gukora ibitangaza, ubaherekeje muri kaminuza, ubaherekeje ku banyeshuri biga, ubaherekeje ko bagiye kuyobora, ubaherekeje kuba kora muri kaminuza, ubaherekeje kubashumba no mu itorero. tubabasengeye nyani Yesu Kristo uzabakoresheje gutwara urugendo batangiye uyu murimo. tubabasengeye uzabane nabo, uzabagire neza, uzabaremeye ibishya, uzabambura imbago, uzabayishurirwa, uzaba umwaka w'ubucutse. haleluya! umwaka w'agakiza, umwaka w'ibitangaza, umwaka wo gukira indwara. abantu basuzume umwuka wera, abantu bazakira indwara, abantu bazakubonera ubushya. haleluya! datuhimbaze, datushimwe. twasengera iyi kaminuza, tuyateho umugisha wawe, twasengera abanyeshuri bayigamo, twasengera abayikoramo, twasengera abayobozi bayo, twisaba umugisha. kandi ababene data bari Boston, ari Fiyame, ari Israeli, ari Nawomi na Sandrine, ari Jean de Dieu na Lucia, ari Sofoni na Samuel, tubashyize mu kiganza cyawe, ubuzima zabo bushishwe nawe kuko umurimo wawe mu izina rya Yesu turakoze. amen, amen. tugiye guhita ko tunakomerezaho ihererekanya ubasha kuri perezida usoje igihe na perezida mushya agiye gushyikiriza ari amategeko ari n'ibindi birango bakoreshaga mu buryo gusoza umuhango
w'ihererekanya bubasha. Urakoze cyane. mbere yuko umushinga mukuru agenda, iriya raporo twaberetse ni short summary, akantu gatoya k'ibyo twakoze, hano hariho igitabo cy'ibyakozwe byose, ibyagezweho ko twavuze bikeya, Imana igiye dushoboza, reka tumushyikirize hanyuma banerweraho muri perezida hari ijambo ry'Imana nshaka kugusangiza riri mu Migani 27:23 ngira ngo mwahageze. Aravuga ngo gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze kandi ufate neza amashyo yawe, kuko ubukungu budahoraho iteka kandi ingoma idahoranwa ibihe byose. Siko handitse? Perezida ndashaka kumbwira ko ingoma idahoranwa ibihe byose. Cyangwa ko igihe kizagera ingoma ikarangira. Rero agomba kugira umwete wo kumenya uko imikumbi imeze, agomba kugira umwete wo gufata neza amashyo, kandi akamenya ko azirikana yuko ingoma idahoranwa ibihe byose. Ashyira neza ijambo ry'Imana bwana perezida. Yego, azajya azirikana ko agomba gukoresha neza igihe, kuko ingoma nanjye nari nzi ko ntabwo natekerezaga iki gihe ariko cyagezweho. Ariko turanashimira Imana yabanye natwe, turashimira n'amatorero yaje ahagarariwe yabanye natwe, korali itorero rya Biryogo ndetse n'itorero rya Gitega, turarishimira Imana ibamugisha. Hanyuma reka perezida ntangire mushyikirize stati yanditseho n'itegeko ngengamikorere y'umuryango w'abanyeshuri wa Pentecote biga muri kaminuza y'u Rwanda campus ya Nyarugenge. Iyi niyo tugenderaho mu mikorere ndetse n'imibereho ya buri munsi y'umuryango. Tugendera kuri stati bwana perezida uzayigendereho. Rero iyi niyo kashe najyaga nkoresha. Umuryango ufite kashe ye, twanditse ibintu mu izina ry'umuryango tubiteraho kashe y'umuryango. Iyi rero najyaga nteraho, hanyuma bakahita bemeza ko ari umuryango sepu watanze iyo baruwa. Perezida nuyiteraho nayo bazamenya ko wanditse mu izina rya sepu. Uzayikoreshe neza, isinye ku mabaruwa y'umumaro. Hanyuma ndashaka kumushyikiriza inkoni. Ngira ngo uyu munsi umushinga mukuru yavuze ko agiye kuguhagararira muri itorero rya kaminuza Nyarugenge. Rero uzayikoreshe neza, uzamenye ko imikumbi ndetse n'amashyi ugomba kwifata neza. Imana imumugisha. Hanyuma mfite imfunguzo najyaga nkoresha z'akabati mbikamo ofisi yacu iba hirya iriya, habamo ibintu bitandukanye by'umuryango. Izi mfunguzo rero perezida nagira ngo nzimushyikirize ku mugaragaro. Uyu munsi ntazagera nongera kumbaza urufunguzo rwa sega, rero narimuhaye. Imana imumugisha. Umuryango uha opportunity perezida yo gukoresha telefone. Perezida wa sepu agira telefone ye y'umwihariko. Aha habamo nimero ya sepu y'umwihariko, imwegera ngo mujya mubona yanditseho sitashi. Yego, iriya ni nimero ya sepu, ntabwo ikiriya sitashi cyangwa se bw'ibiyange. Iriya nimero ihoraho ibihe byose, perezida wese ugiyeho aba ayifite. Ku muntu washaka umuryango cyangwa akenera kumenya amakuru y'umuryango, ngewe ntahari wenda mu gihe yimenye gifite, ashaka kuyihamagara perezida akamuha amakuru. Rero telefone mwayimaye ku mugaragaro mureba, nanjye ndayimuhaye ku mugaragaro. Uzayikoreshe neza, uzagira itumanaho ryiza kandi uzayikoreshe izagufasha. Hanyuma